Hanyuma friend and family, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana, kandi niba utameze neza ndizera ko muraza kumera neza. Imana irakorohereza uze kumera neza. Iminsi myinshi cyane mfashe uyu mwanya kugira ngo twige guteka inyama. Muri ibi tujya kuba dukora ibiganiro byo guteka mu buryo bumwe umuntu yatekamo inyama. Inyama zitekwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, hari uburyo bwinshi pe, biterwa n'ukuntu umuntu atekamo inyama cyangwa n'uburyo umuntu azi. Hari umuntu uba uzi uburyo bumwe ariko turabizi neza ko inyama zitekwa mu buryo bwinshi. Ubu buryo ngiye kubigisha ni bumwe, uburyo bumwe ngiye kubigisha. Izi nyama nabanje ndazitogosa. Ku muntu ugiye kwiga uburyo yateka inyama adasanzwe abizi, inyama nazifashe ndazironga, negura isafuriya ndibuze kuzitekamo, nshyiramo amazi aringaniye bitewe n'inyama ngiye guteka, nyaterekaho amazi amaze gushya, nshyiramo za nyama. Hari umuntu ushyiramo inyama amazi yahiye cyangwa se akazishyira mu mazi atarashya, akaziterekaho nyine bigashyana amazi kugira ngo za nyama zibashe gushya. Njyewe rero ni ubwo buryo nabikozemo. Inyama zanjye nuko zanganaga, naziteretseho ziratogota kugeza ku rwego nyine zishakaho zirashya neza. Zimaze gushya neza nibwo nanyujijemo agafoke kugira ngo ndebe niba zigeze ku rwego nifuzaga. Nyuma ndangije bivanamo y'amazi, nereka ngumisha nyine ku muriro, nshyiramo amavuta. Murabibona, nshyiramo amavuta kugira ngo ndindire nyine ko zifata irangi. Yego zahiye nibyo, ariko inyama zacu zikeneye gufata irangi. Niyo mpamvu nyine nazisize mu mavuta aringaniye bitewe n'inyama ngiye gutegura uko zingana. Ibyo ni ibirungo nari nateguye byo gukoresha kugira ngo inyama zanjye zibashe kugira guhu. Ubwo rero hano harimo ibitunguru, dore inyama nuko ziri kugenda zimera, ziri kugenda zifata irangi. Nakomeje nyuzamo akamamiyo, nashyizemo amavuta aringaniye bitewe n'inyama ndi guteka uko zingana. Zimaze gufata irangi nsukamo bya birungo. Impamvu nshyiramo amavuta asa nkaho ari menshi ho, kugira ngo bya birungo ninza kubishyiramo bize gushya neza, bitameze nk'ibitogoshije, bize gushya neza. Nkomeza nyuzamo akamamiyo ariko mbiha umwanya kugira ngo bya birungo bize kuba byashya nabyo. Hano harimo igitunguru murabibona, puwaro na seleri, nibyo nari nakoresheje. Nakomeza nyuzamo akamamiyo yashize umwanya, zafashe umwuka. Nkomeza ngenda nshyiramo akamamiyo kugira ngo ibirungo byanjye bibashe gushya kandi n'inyama zibashe korohamo. Urumva inyama yafashe irangi iba yabaye nk'ikomeramo. Kugira ngo zibashe korohamo inyama ndetse n'ibirungo byanjye bibashe gushya, urabona ko byahinduye isura. Uko twatangiye bimeze ntabwo ariko bimeze. Urabona ko inyama zanjye rwose zisa neza. Hari nk'umuntu ushobora kuba yazirya zimeze gutya atiriwe ashyiramo ibindi bintu. Ntabwo naberetse, nafashe inyanya ndaziburendinga muri blender, ndangije nsukamo bya birungo byanjye byari byamaze gushya, nshyiramo inyanya. Urabona ko nazo zatangiye gushya. Njye mbanza guteka inyanya zigashya neza, zikinjira neza, zigakora agasosi keza. Mwihanganire guteka no gufata video ntabwo ari ibintu biba byoroshye, hari igihe hazamo nyine ibibazo, ariko murabyihanganira. Nuko nkomeza ngaragura, nkomeza nyuzamo akamamiyo kugira ngo inyama zanjye zikomeze zishya. Nashyizemo tomate, nashyizemo salisa, ndakomeza ndagaragura kugira ngo nayo ishye. Sinzi impamvu hari nk'umuntu ufata salisa agahita ashyiramo n'inyanya bikajyanirana icyarimwe.
Njye rero nkunda kubanza guteka inyanya zigashya neza, zigashya nyine nkabona gushyiramo salisa, ntabwo mbizi buri wese afite ukuntu abikora, nk'ubwo nari ndimo ndagira ngo nibura salisa ishye mbone gushyiramo isosi. Rero ya mazi nari nabijije, izi nyama nari nazibijije mu mazi, ya mazi nayakuyemo nyashyira ku ruhande kugira ngo nze kuyakoresha isosi. Rero ntabwo ndi bukureho inyama zumutse, nashaka gukora isosi uyu munsi. Nk'izi nyama uko zimeze, urabona salisa yahiye neza, yashize umwanya ndi kunyuzamo akamamiyo, urabona ko salisa yahiye urabona ukuntu izi nyama zisa. Mwihanganire nyine aka kantu kari kuzamo kameze nk'umwotsi, mu by'ukuri ntabwo ari umwotsi nyine wo kunuza, ni kwa kundi nyine uba uri gukamera, murabizi ni ukuntu umuntu aba ari gukamera, noneho wa mwotsi w'ibiryo ukazamuka ukaba wakubita kuri kamera ya telefone nyine bitewe n'uko uri guteka uri no gukamera, yego. Ariko ndizera muri kuyibona neza. Nahise nshyiramo ya sosi, ntabwo nashyizemo amazi asanzwe, nashyizemo ya sosi n'ubundi nabijijemo za nyama. Iyo ni magi nashyizemo, nakoresheje ibirungo biri natirere, ikintu nongeyemo ni magi. Umunyu wo nawushyizemo mbere, ntabwo nababwiye, umunyu nawushyizemo mbere ndi nzibiza nashyizemo umunyu kugira ngo, ariko nabwo nashyizemo akunyu gake kugira ngo ninza kugira ibindi birungo nshyira mu nyama bitaza kuba umunyu utaza kuba mwinshi. Twe dukunda umunyu mukeya cyane, ntabwo dukunda umunyu mwinshi. Ubwo rero nahise nshyiramo akamagi, nari numvise isosi uko imeze, numva umunyu urimo urabaye, ndavuga reka nongeremo akamagi nibura bigire noneho iri hejuru. Ubwo rero isosi yanjye ndayiretse ngo ibanze itogote, imva ishye neza, ya salisa nayo ikomeze ishye neza, na ya magi nashyizemo yivange. Murabizi akamagi ikintu kamara mu isosi bituma igira gu, ndetse no mu bindi biryo byose bisanzwe umuntu yakoresha amagi. Biba byiza ko iyo irya itetse, kuko ndabizi ko hari n'abantu bashobora kuba bayikoresha batayitetse, bakayikoresha nyine bayishyira mu biryo, ibintu nk'ibyo. Ariko njyewe nayishyizemo kugira ngo inyama zanjye zirusheho kugira ngo, urabona ko isosi iri gutogota pe, iri gutogota, uzi nawe muri kuyibona, yego. Iyi sosi rero urayireka igashya neza, ikegerana. Urabona nari nagiye nyirangaza, ariko nagiye nyuzamo nkayipfundikira kugira ngo ibashe gushya neza inegerane. Ubu ni uburyo bumwe rero ushobora gutekamo inyama zawe, ushobora kuzirya zitogosheje, ushobora kuba wazikaranga kuriya nyine muri buriya buryo harimo ibirungo gusa ukazitegura kuriya, ushyiramo ibindi bintu bitukuye, ushobora no kuba wazishyiramo biriya birungo, ugashyiramo inyanya, ugashyiramo agasalisa bigiye biri mu rugero, ukazikuraho zumutse nabwo zitukuye nabyo nta kibazo, biterwa n'ukuntu umuntu aba yabihisemo. Ariko nk'aha njyewe nari nashatse gukora isosi kuko nifuzaga kurya ubugari, rero nari nahisemo gukora agasosi kameze gutyo. Inyama zumutse ntabwo arizo nari nahisemo gukora uwo munsi, yego. Ubwo rero murabona ko isosi yacu yahiye, n'inyama zahiye. Umva izi nyama zari ziryoshye, ndabibatuye, zari ziryoshye pe, zari ziryoshye, zoroshye, harimo akunyu gakeya, harimo umunyu nyine uringaniye. Hari abantu bakunda umunyu mwinshi, ibyo ni uburenganzira bwanyu, ariko twebwe ntabwo dukunda umunyu mwinshi, dukunda gukoresha umunyu mukeya mu biryo. Umva nkubwije ukuri, isosi yari imeze neza, ushobora kuba wayirisha ubugari, wayirisha kawunga, wayirisha umuceri, wayirisha ibirayi, buri kintu cyose waba wateguye byakunda. Ndizera ko mwize neza, abantu batari bazi uburyo ushobora gutekamo inyama muri ubu buryo nabo babimenye. Murakoze cyane, nkomeje kubashimira. Hanyuma umuntu wese warebye iyi videwo akayirangiza, Imana imuhe umugisha. Hanyuma uranyandikira muri komenti, ese n'iki kindi wifuza ko twateka ku nshuro ikurikiyeho. Hanyuma unambwire, ese urabona nabikoze gute ukurikije uko wari usanzwe ubizi ukuntu bateka inyama, ubu buryo nakoze nazitetsemo wowe wari usanzwe ubuzi.
kandi niba utaruzi nyine buno buryo nazitetsemo unyandikire muri comment umbwire uko wabibonye niba hari ikintu byakunguye. Murakoze cyane, ibiganiro nakagaruka ndahari ku bwanyu, nzajya nkora bimwe mu byo nzi nyine ngende mbigisha, ntabwo nzi ibintu byose ariko ibyo nzi nzagerageza mbibasangize kuko ndabizi ko hari umuntu ushobora kuba atazi guteka inyama ariko akaba arebye iki kiganiro, nibura ubu ni bwo buryo bworoshye cyane cyane cyane, waba uzi guteka waba utabizi, ubu ni bwo bworoshye cyane cyane. Murakoze. Ibiganiro nakagaruka, ukomeze ugire amatsiko menshi n'ikintu nzakurikizaho kubereka ukuntu bateka, umuntu wese utazi guteka agume hano ahabe, mukuru uzahava wabimenye. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde, mbakunda rwinshi, kandi buri muntu wese ashishikarize mugenzi we gukora subscribe, niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel yacu ukaba utarakora subscribe, yikore ni ukuri ntabwo uzabyicuza. Murakoze, Imana ibarinde aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. We love you.